Shalom shalom bakundwa bene data dusangiye umwami wacu Yesu Kristo. Muri aka kanya ngiye umuganira ni Joseph Bagabo, kandi nkuko maze kubimenyera urubuga rwa Saveur Divine muri w'ikinyarwanda ndetse n'ikirundi usigara bategura insanganyamatsiko imwe tuganiraho mu cyumweru. Kino cyumweru turi kuganira kutibagirwa Imana. Hamwe n'iyo nsanganyamatsiko ndagira ngo twibaze ikibazo giteye gitya, noneho tuganire icyo Imana ashyize ku mutima wanjye. Ese koko hari ikintu cyagaduteye kwibagirwa Imana? Wowe kubyumva wumva koko hari ikintu cyaguteye gutuma wibagirwa Imana? Reka twifashishe igitabo cy'Abaroma 18 duhere ku 35 tujye ku 39 twumve icyo hatubwira. Haravuga ngo ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese na makuba cyangwa n'ibyago cyangwa n'ukurenganywa cyangwa n'inzara cyangwa n'ukwambara ubusa cyangwa n'ukuba mu kaga cyangwa n'inkota? Nkuko byanditswe ngo turicwa umunsi ukira bakuduhora, twahwanyijwe n'intama zibagwa. Oya, ahubwo muri byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Arakomeza ku 38, kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaza cyangwa abafite ubushobozi 39 cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikijyepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Bene data dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo, ndagira nkubwire ngo nta kintu na kimwe cyagakwiye kudutandukanya n'urukundo rwa Yesu Kristo. Dutangira iri jambo twavuze ngo mbese hari ikintu gihari cyakagutandukanyije n'urukundo rwa Kristo? Reka nkubwire ngo ntacyo. Uyu mwanditsi we yaravuze ngo naho rwaba urupfu, ngo naho yaba amakuba, naho yaba ibyago, naho yaba kurenganywa, naho yaba inzara, naho yaba kwambara ubusa, naho yaba akaga cyangwa inkota, ibyo byose nta na kimwe gikwiye gutandukanya n'urukundo rwa Kristo, ahubwo utunesheshwa nawe. Reka nkubwire ngo ibyo ucamo uyu munsi, ibyo uzacamo ejo ntibizagutandukanye n'urukundo rwa Kristo mu buzima bwawe. Mwene data komera, ntugire ubwoba, ntagire ikintu namba kigutandukanye n'urukundo rwa Kristo mu buzima bwawe. Reka nkugire inama y'ibintu bitatu byagufasha kugira ngo ujye uhora uri mu buzima butuma utibagirwa Imana, butuma utibagirwa ineza y'Imana. Ibi bintu bitatu bizagufasha. Icyambere ni ukwibuka akahise kawe. Nujya uba mu buzima bwibuka akahise kawe, ejo hahise hawe, bizagufasha kutibagirwa ineza y'Imana, bizagufasha gutuma utibagirwa Imana cyangwa kutibagirwa urukundo rw'Imana. Ujye utekereza akahise kawe. Ejo hahise wari muntu ki? Ejo hahise wari umeze ute? Wari ubayeho ute? Wari mu buhe buzima? Ujye ubitekereza, bizatuma utibagirwa ineza y'Imana. Icya kabiri ni ukwibuka aho Imana yagukuye, ineza y'Imana, imbaraga Imana yakoresheje, ubutware yakoresheje, imbaraga yakoresheje gukure ejo hahise hawe. Mbese ibyo wari urimo ejo, mbese uko wari ubayeho ejo, mbese uko byari bimeze ejo, Imana yakoresheje imbaraga zingana iki kugira ngo ihagukure? Ujye uhora wibuka imbaraga Imana yakoresheje, ineza y'Imana yakoresheje kugira gukura hahise hawe hari hameze ukuzi nanjye ukonzi. Icya gatatu kizagufasha ni ugutura mu mashimwe. Hari umuririmbyi nakunze w'125 mu ndimi zo gushimisha, yaravuze ngo ubwo umwami Yesu akunda ndamahoro, ukubwo imbabazi ze nyinshi ndamahoro, unuhagiwe n'amaraso, nkomezwa n'ubuntu bwe bwinshi, kandi afashe n'ukuboko ndamahoro. Reka nkubwire ngo kuba umwami Yesu adukunze byonyine biduhesha kuba amahoro. Reka nkubwire ngo kuba umwami Yesu adukunze byonyine biduhesha kuba amahoro. Gutura mu mashimwe biguhesha kutibagirwa Imana. Arakomeza ngo no hazi ibyago byinshi ngo ndamahoro. Avuga nawe rya jambo rimeze nk'ibyo twasomye mu Baroma, ngo naho hazi ibyago byinshi ndamahoro. Iyo utuye muri Yesu, iyo utuye mu mashimwe n'ibyago bikagusanga, ugomeza kuba mu mahoro. Ngo Yesu ni umukiza wanjye ngo ndamahoro. Niragije Imana Data ngo guma muri Yesu Kristo, ngo nejejwe n'Umwuka Wera ndamahoro. Arakomeza ngo byose bizambera byiza ngo ndamahoro. Ngo no mu byago nzaririmba ndamahoro. Ngo naho ndiho naho napfa ziko nkundwa n'Uwiteka, Yesu ama ibyo nkinnye byose ndamahoro. Bakundwa bene data, hari ibintu byinshi byakaduteye kwibagirwa Imana yacu, ariko iyo utuye mu mashimwe, iyo uba mu mashimwe, ntabwo ushobora kwibagirwa Imana yawe nubwo ibyago byaba byinshi. Niko umuririmbyi aturirimbiye ngo naho hazi ibyago byinshi ndamahoro. Uyu ni umuririmbyi wari utuye mu mashimwe.
Ibi bintu bitatu maze kukubwira bizagufasha kutibagirwa umwami wawe, kutibagirwa Imana yacu. Icyambere mwongere bisubiremo ni ukwibuka akahise kawe. Uko wibuka uwo wari urejo bizagufasha gutuma utibagirwa Imana. Icya kabiri ni ukwibuka ineza y'Imana mu buzima bwawe n'uburinzi bw'Imana mu buzima bwawe. Icya gatatu ni ugutura mu mashimwe mu bihe byose waba urimo. Ibyo bizagufasha. Hari umwanditsi w'igitabo cyo Gutegeka kwa kabiri ibice 32 umurongo wa 9 yavuze amagambo nakunze cyane. Yaravuze ngo kuko ubwoko bw'Uwiteka ari bwo gakondo ye, abayakobo ari bo mugabane w'umwandu we, ubwo bwoko yabubonye mu gihugu kidaturwamo, mu butayu butarimo abantu, uwabo w'inyamaswa zihuma, ngo arabugota, arabukuyakuya, aburinda nk'imboni z'ijisho rye, nk'uko ikizu kikangura ibyana byacyo, kigahungiriza amababa hejuru yabyo, kigatenda amababa, kikabijyana, kikabiheka ku mababa yacyo, niko Uwiteka ari umuyobora wabwo wenyine, nta mana y'inyamahanga yari kumwe nabwo. Haleluya. Reka nkubwire ngo hacu ntihari heza, ariko Imana yadukujeho imbaraga zayo zikomeye. Ubwo bwoko ngo yabubonye mu gihugu kidaturwamo. Ibuka ko hari igihe wari uri ahantu hameze nko mu gihugu kidaturwamo, Imana ikahakubona kandi ikakugira neza, ngo mu butayu butarimo abantu. Ibuka ko hari igihe wari mu kibazo, nta muntu n'umwe ushobora kugira icyo agufasha, nta muntu n'umwe wakibwira, nta muntu n'umwe wagira nta hantu hamwe wareba. Ubwo bwari ubutayu butagira abantu, ariko Imana ikakubonayo ikagukurayo. Iwabo w'inyamaswa zihuma. Ibuka ko hari igihe wabayeho ufite ibintu biguhumira bimeze nk'inyamaswa zihuma, urwaye ibirwara wibaza ukuntu bizakira, urwaye ibintu mu mubiri wawe biguhumira kugira ngo ejo uzapfa, uriho mu buzima buguteye ubwoba kubera ibintu bihuma mu buzima bwawe, uri iwabo w'inyamaswa zihuma, ariko Yesu akagusangayo akaguha amahoro n'umudendezo. Arakomeza ngo ubwo bwoko busanze aho hantu mu gihugu kidaturwamo, mu butayu butagira abantu, wabonye amaswa zihuma, we yarabugose, warangije arabukuyakuya. Ndagira nkubwire ngo igihe cyose wari mu bibazo no mu ntambara, ujye wibuka ko Imana yakugose, yarangiza ikagukuyakuya. Ibyo bigutere kutibagirwa Imana. Haleluya. Umurongo wa 11 tutatwahagira ngo araburinda nk'imboni y'ijisho rye. Reka nkubwire ngo warinzwe n'Imana nk'imboni z'ijisho rye. Imana yarakurinze, ikurinda nk'imboni ry'ijisho ryayo. Nk'uko ikizu kikangura ibyana byacyo, kikabihunguriza amababa hejuru yabyo, kikabitenda amababa, kikabyana, kikabiheka mu mababa yacyo, niko Uwiteka yari umuyobora wabyo wenyine. Wayobowe n'Imana, kandi Imana igihe cyose wari ugiye kugwa hasi, abantu bategereje kugwa hasi, abantu bategereje kupfa, amahanga yose arimo areba kurangira kwawe, Imana yatenze amababa, uragenda uyagwaho ntiwapfa, kandi wabona urupfu imbere yawe, ibintu biguhumira bikubwira urapfa, uri mu gihugu kidaturwamo, uri ahantu mu butayu butagira abantu, nta muntu ukwitayeho, ariko Imana irazitenda amababa, uyajyaho kandi ubaho. Reka nkubwire ngo nujya wibuka kahise kawe, ukibuka ineza y'Imana, Imana yagukuje ahantu wari uri, ukibuka iby'Imana yagiye gukorera, ibyo bintu bizagufasha kandi ukaba mu mashimwe, bizagufasha kutibagirwa Imana mu buzima bwawe. Mwene data mushiki wanjye, ndagira ngo ngukomereshe amagambo, nkubwire ngo nta kintu na kimwe nk'uko twasomye mu Baroma gikwiye kugutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo, Imana igufashe kugira ngo urusheho gutunga umutima wo kutibagirwa Imana. Bizagufasha muri ubu buzima urimo ndetse n'ubuzima buzaza, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.